Mwaramutse, ni Kigali Drama episode ni iya kabiri. Naho undi uri kumwe nawe, uri kumwe na Didier Storyteller. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, ariko turibana ku kintu cy'ingenzi gusumba ibindi byose. Umunsi turaganira ku bijyanye n'amafaranga. Ese waba warigeze wumva abantu benshi bavuga ngo amafaranga ni mabi? Ese wigeze wumva abandi bantu bavuga ngo amafaranga ni aya Satani? Ese wigeze wumva abandi bantu bavuga ngo icyampa amafaranga? Ese wumvisha abantu bavuga ngo abakire barirata? Wigeze wumva n'abandi bavuga bati uwangira umukire isaha ibyo nakora? Tekereza nawe ku mafaranga. Ariko amafaranga tugiye kuza tuyahuze n'andi magambo bakunda kuvuga cyane, ngo abagore bakunda amafaranga, ngo abagore nta mafaranga nta rukundo. Ibyo bintu se nawe wemerekanya n'ababivuga cyangwa nawe uri mu babivuga? Reka maze nkwibutse maze ukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo tuzajye dukomeza kuganira, tugira ibitekerezo bitandukanye, nawe twungura ibitekerezo byawe muri comment. Uri kumwe na Didier Storyteller. Tubanze duhere ku mafaranga. Ese wigeze wumva indirimbo zitandukanye nk'i Harmonize bita Dunia avuga ngo amafaranga bavuga ko ari aya Satani? Gusa ntabwo ari we gusa, ni indirimbo nyinshi bavuga ngo ni Emilio Sekwa, naho ni indirimbo bavuga ngo ese miliyoni ni iki? Indirimbo nyinshi urebye z'abahanzi batandukanye wakumva ko baririmbye ku mafaranga, kandi nawe kuko ahantu uri gutekereza ku mafaranga, ugiye kubyuka ujye kuyashaka cyangwa se wanaye wiriwe kuyashaka. Njye muri kumwe rero nanjye ubwanjye ndi kuyashaka. Ese kubera iki twese dushaka amafaranga? Gusa abahanga bavuga ko amafaranga atari meza nk'amahoro y'umutima cyangwa se amahoro y'ibitekerezo. Ese nawe urabyemeza? Bitekerezeho, waguhereza miliyoni 20 cyangwa se miliyoni 20 z'idolari cyangwa se miliyari 20 z'amanyarwanda, bitewe n'amafaranga ayo yose na currency ayo yose. Cyangwa se tekereza mu mutwe wawe akanya uri gutekereza amafaranga angahe? Ese bayaguhaye wakora iki? Benshi muri twe turibeshya, bagatekereza ati njye bampaye amafaranga nagura inzu nziza, amamodoka, nkagira amahoro n'umutekano, ngakodesha abarinzi. Gusa usomye ibitabo byinshi bikubwira yuko ushobora kugira amafaranga nabwo amahoro ukayabura, kuko ni benshi bafite amafaranga ariko babuze amahoro. Ese ari wowe amafaranga n'amahoro wahitamo iki? Njye nahitamo amahoro. Waba warigeze kuryama ntusinzire uri gutekereza amafaranga? Ntabwo wayatekereza ntuyabone, kandi wanabyuka ntuyabone. Ariko se waba warigeze kuryama ugasinzira, mu gitondo bwacya ugakenera gukomeza gusinzira kubera ko wumva ko umutima wawe cyangwa se n'umutwe wawe haruhutse? Reka tukomeze twiganire ku mafaranga. Akenshi na kenshi bavuga ngo abagore ngo ntiyagukunda nta mafaranga. Ibyo njye ntabwo byemerekanyaho nawe, kubera ko natwe nubwo nanjye ndi umugabo nawe uri umugabo, nawe ushaka amafaranga kandi urayakunda. Kandi koko no mu gitabo Bibiliya, igitabo twizera ku bakristo n'abayisilamu, ntabwo mbizi niba muri Korani yabo hari 100. Bibiliya nayo itubwira ko abagabo bagomba guhahira ingo zabo, ndetse n'abagore bakagandukira abagabo babo. Icyo bashatse kuvuga ni ukuvuga ko umugabo agomba guhahira umugore n'umuryango we, hanyuma n'umugore akagandukira umugabo akamwubaha. Nawe murabyumva nk'abantu bakuru. Anyway, ese ukunda amafaranga ku ruhe rwego? Urabona umuntu amafaranga yagize umusatsi? Ese ni aya mafaranga menshi waba wigeze ukora? Warakoze kuri miliyoni 100, miliyari, tiriyari? Reka tubiganire. Ese bitekerezeho, niba kuba wavuga utarakora kuri miliyoni, waguha miliyari 500 aka kanya, ese byagenda bite? Urumva utaba umusazi? Benshi muri twebwe dukunze kuvuga ngo abakire barirata, ngo njye wampara amafaranga ngo ntazafashe. Kandi koko n'abari abakire tubona bayafite nta niko bavugaga, akavuga ati wampa amafaranga ntazafashe. Ariko iyo amaze kuyabona ntabwo yibuka ya mihanda, kubera ko buri gihe aba ari kumwe n'abakire bagenzi be, kandi bose bafite amafaranga. Ntabwo yibuka ko hari abasize imihanda. Hari abo turenganya abakire ngo yabonye amafaranga arirata, ariko rimwe ntabwo ari we, kubera ko ntabwo baba
uri kumwe n'abakire bagenzi bawe muri Dubai, New York, ngo uzibuke ngo ngiye gusubira mu gataraga ngo kureba abanega nasizeyo. Biragoye kubera ko abakire bakomeza gushaka amafaranga. Iyo umaze kuba umukire, amafaranga aba nk'ikintu cya priority, nk'ikintu ushize imbere. Urumva n'inshuti zose za kera urazibagirwa. Ese ko turenganya abagore ngo bakunda amafaranga, nitwe tuyanga nk'abagabo? Njye ntabwo mbyemerekanya nonaha, kubera ko urumva umugore akeneye amafaranga, kandi koko abagore bakeneye ibintu byinshi byo gukora. Ntabwo mvuze ngo bayakunde, ntabwo mbashishikariza kuyakunda cyane, ahubwo mbashishikarije gukora nk'abagore. Yego bayabahe, ariko namwe mukore. Abagabo rero natwe dukomeze dukore cyane. Si ibyo gukora cyane, ariko n'ubundi abagore n'abagabo ntabwo bafite inshingano zitandukanye. Umugore agomba kwiyitaho agasa neza, kubera ko umugore n'undi natiyitaho, umugabo we ntabwo uzamureba neza. Sibyo? Dukomeze. Ahubwo si umugore nta mafaranga yasate. Bitekereza umugore wawe wabaye nta mafaranga, nta n'ijana umuha, cyangwa se nta n'ijana yigeze akoraho kuva akivuka. Ese yaba asa neza? Reka ntitwarenganye abagore ngo bakunda amafaranga, kubera ko ni inshingano, bafite inshingano nyinshi, bafite kwiyitaho cyane nyine kugira ngo base neza. Abagabo tugira inshingano nyinshi, ariko abagabo ubundi ni ukwita ku miryango akenshi, gushaka amafaranga kugira ngo tuzagure amazu meza, imodoka, twite ku muryango. Ariko umugore amafaranga yose aba agomba kwiyitaho. Gusa ntabwo bivuze ngo amafaranga yose yagakoresha yiyitaho. Umugore we nawe ushobora gukora business ukita ku mugabo wawe. Hari bamwe babikora. Ese wigeze uba muri relationship? Umupatana wawe mwakundanye si yaba yarigeze aguha byibuze n'igiceri cya 50? Ndavuga ku ruhande rw'abagabo. Umusheri wawe w'umukobwa yaba yarigeze aguhereza na 500? Ntukamurenganye. Umurenganye niba yari afite ubibona akakwima, ariko hari igihe aba ntayafite. Gusa ku ruhande rw'abagabo byo, wagira utayagira, mu rukundo uzasabwa amafaranga. Gusa hari n'abagore baciye akenge, cyangwa se abakobwa baciye akenge, amenya ati sheri wanjye umufuka uhagaze uko, akirinda gusaba amafaranga. Gusa nawe mugabo, igihe wayagwiriye uzajya wibuka sheri umubwira ati shyikira amafaranga. Ese kubera iki amafaranga akenshi yari yashwanisha abantu mu rukundo? Why? Yaba yarigeze ibyarigeze kukubaho se? Wakundana n'umuntu akaza kukwanga kubera ko wamwimye amafaranga, cyangwa se ugakundana n'umuntu akaza kubimenya ko nta mafaranga ufite agahindukira akisubirirayo? Cyangwa se waba buri gihe umuntu wese ukunze atagukunda kubera ko ukennye? Humura, uzahora n'uwo uri ku rwego rwawe. Njye nkunda kuvuga nti buri gihe ugiye gushaka umukunzi, ujye ushaka umuntu uri ku rwego rwawe, ntugashaka kwishyira hejuru, kubera ko uwo nguwo uri kubona mwiza cyane si urwego rwawe. Ashobora no kuba ari urwego rwawe, ariko bitewe. Simbuse ko wowe niba n'amafaranga ufite ugomba kurya nabi, no. Ahubwo ushaka umuntu ku rwego rwawe. Icyo nashaka kuvuga uyu munsi, ndashaka kuvuga ku bijyanye n'amafaranga. Ese kubera iki amafaranga tuyitirira ibintu byose? Ngo ni aya Satani, amafaranga ni mabi, ngo arashukana, ngo iyo umuntu yabonye ngahita yangana, ngo agira ati. Ese iyo ubonye amafaranga, umutima ufite wawukomezanya? Ubwo aka kanya baramutse baguhaye nka miliyari 100, umutima wawe wawukomezanya? Ubu hari benshi ahangaha bari kuri iki kiganiro bajya gutangira batekereza bati njyewe yongeye rwose umwana amafaranga umutima nawugumana kandi nakomeza nk'uwundi we. Ariko ndakurahiye ko udakomeza kuwuriwe. Niba utarigeze ukora kuri miliyoni, niyo mpamvu wumva ko umuntu wakoze kuri miliyoni yakwiraseho, cyangwa se yakwiriyeho. Ntabwo yakwiriyeho. Nawe n'icyagiye atarayakoraho yavuga nk'uko uhora uvuga. Nawe nuyabona turabizi ko uzahinduka. Byari njyewe Didier. Shyira muri comment yawe igitekerezo cyawe, ahubwo tubwire n'akandi topic twaganiraho mu kanya. Kora subscribe, kandi nkwibutsa kugira ngo ujye uduha ibitekerezo muri comment. Ukore share, ukore like, kandi ndishimiye kandi nawe